ane pasiteri na Lydie hari impamvu bagarutseho zituma ingo zisenyuka muri iki gihe. Pasiteri ati harimo ubujiji, harimo influence yo hanze, ati hari abantu bajya mu mushinga mu by'ukuri batawuteguye. Ibyo byose kuba abo bantu batigishwa ko muri ubwo bujiji ati abantu bajyamo nyine mu bintu batazi ibyo ari byo. Ninde twabureminga kuri icyo kibazo kuri aba bantu kiri kuba kuri abo bantu bashinga ingo zigasenyuka? Ubundi nibo ubwabo nibo tubanza guheraho, kubera ko nyine iyo ubuze ubwenge uba wabubuze, kandi ni umushinga wawe ugiye gukora. Uvuga ngo niba anagiye gukora ikintu runaka ntatekereze ku cyo agiye gukora, ni uvuga ngo epa wowe niba uje hano mu kazi kawe ntutegure ibyo ugomba gutegura neza ngo ubikore uko bikwiriye, hanyuma igihe kikagera umukoresha wakabona bitakivamo, wenda ntanze urugero bidahura neza ariko ni urugero, hanyuma nabona bitakikunda ibyo yaje gushakaho cyangwa akazi yaguhaye utakigashoboye uko bikwiriye, ntabwo bizamubuza kukwirukana. Numara kugera hanze bakatubaza ngo ninde twabureminga mbere, tuzahera kuri wowe, kuko niba utararenganya ari uko wishe akazi kawe nuko nyine utagakoze uko byari bikwiye. Tugarutse no ku cyo twavugaga, wenda ntanze urugero udahura n'umuryango neza. Uyu munsi niba umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu atekereje kubaka urugo, akicara akavuga ati jyewe mbonye umukobwa cyangwa mbonye umuhungu turashimanye tugiye kubana, ntabwo ntekereza ko urukundo rwose ruganisha ku kubaka. Nkunda kubibwira abantu, ntabwo maze igihe kinini wenda mu rugo ngo mvuge ngo ndi nararibonye, oya, ariko nibyo mbona mu buzima. Aha nijya abantu bazakakubwira ibintu ubona binakurenze utari ukwiye no kumva ubundi. Nkeka ko n'ubunararibonye budashingira no ku gihe umazemo n'ibyo nabyo n'ubuzima. Ariko niba umuntu akubwira ngo menye epa amezi 3 kandi ashaka kubana nawe, basigaye bafite terime ivuga ngo iyo bitinze birapfa. Yego, ariko niyihuse yabyaye ikibazo. No kuvuga ngo hari ibintu tugomba guhuza n'ubuzima bwacu. Ntabwo ubuzima bwacu ari filime, ntabwo urugo ugiye kubaka ari igikorwa cya none hakizapfa ejo mu gitondo kumva ntacyo bigutwaye. Mu by'ukuri abantu ntibafata umwanya uhagije wo kumenyana ngo nicare menye mugenzi wanjye, menye ibyo akunda, menye ibyo yanga, menye ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye, ibyo nzamufasha kureka n'ibyo atazigera reka, hanyuma mvuge nti uyu munsi uyu muntu ndamwize ndamumenye, mu budasa bwacu tuzuzuzanya. Ibyo adafite nshaka nzabyihanganira, nawe ibyo mfite adashimye ubwo yarabyakiriye. Ahubwo abantu bahutiraho, arakubonye uri mwiza, urasa neza, ntazi ibyo ukunda, ntazi ibyo yanga, ntazi uko uteye, yagera mu rugo ejo mu gitondo akavuga ngo yarambeshye. Nibyo, hari umuntu ushaka kubeshya akakwihishamo, ariko we ntabwo wibeshye. Hari abantu tuganira akakubwira ngo giye narinzi ko nzamuhindura. Uhindura umuntu w'umukecuru cyangwa w'umusaza mugiye kubakana urugo gute? Yarakuze, niba wamureza ataramuhinduye, sosiyete ntimuhindura, imico ye ntihinduke kubera ubuzima yabayemo, ntabwo mpamye ko 100% yazahindukira iwawe, kereka igitangaza cy'Imana. No kuvuga ngo rero abantu be kubaka ingo zishingiye ku bitangaza, kumva ko reka mbyizere wenda nzaba ndeba n'umushinga ugiyemo, ni nkuko washora noneho mu kazi ko utinya no gushora amafaranga yawe kuko ubona wenda igihombo imbere, uratinya. None hibaza ushoye ubuzima bwawe, ugiye mu buzima, ugiye kwiyangajamo bwo kuzabana n'umuntu na yandahiro ge ntemera wenda turi bugarukeho, kuzabana nawe akaramata, kuko buriya akaramata hari igihe kadakunda. Ariko niba uyu munsi hari ibyo wakoze uhutiyeho ukagira ikibazo mu rugo, ni kimwe. Ariko tugaruke no ku bantu baba ntako batagize, kiga umuntu rwose ugafata igihe cye, wagera mu rugo bikanga. Bibaho ko byanga, si samahano nka kwa kundi pasiteri yavugaga, nta byacitse nyine icyo gihe waragerageje biranga. Ariko abenshi, nkurikije jewe abenshi, ubwo ndavuga abo tuganira cyangwa baguhamagara bakubwira dore muri kano kazi kacu abantu bakubwira ibintu byinshi, abayumva ibintu byose ubizi. Rero umuntu arakubwira ngo nakunze kanaka, unamubonye ngo ubwiza, ngo mbona amafaranga, ngo ibyo bintu byose birashira. Ushobora kubona ya sura nziza wakunze ejo mu gitondo ihiye cyangwa igakora impanuka, uzamujugunya se? No kuvuga ngo renga ibyo bintu ubona, renga ibyo ubona. Ayo mafaranga ejo ashobora kugira ikibazo cya banki, shana kakazi mwabagamo keza bakagateza cyamunara, mukimuka mukabunza karago, uzahita ugenda se? No kuvuga ngo abantu bubaka urugo batareba ku bintu babona hano hafi, urebe ubuzima, urebe wa muntu. Hari isezerano abantu bageze mu nsengero zitandukanye ngo yaba arwaye, yaba ari muzima, yaba ameze gutya na gutya, ujye ubyumva, umva umutima nama wumve n'ibyo bintu byemera. Hari umuntu ugewe nzi abantu barwara, yafata igihe kinini arwaye, undi ati bise nazabivamo, ugasanga bahise aho icyo kintu gito gise kirangira. Cyangwa umuntu akoze ikosa ryoroshye uhise urigira umusozi. Nuvuga ngo mu buzima bw'urugo habamo ibintu byinshi, wenda gihe ntari butangeho uruhamya bwinshi kuko hari n'abadukurikiye babizi cyane kuturusha, ariko kimwe mu byo mbona ni uko abantu barahubuka. Hari abahubuka akabona ubwiza, akabona icyati nagiye, hanyuma akibagirwa ko hirya y'ubwiza n'ibindi haba n'umutima w'umuntu.
kubaka ni ibintu byinshi abantu badaha umwanya uhagije nkurikije ibyo mbona uno munsi, ariko hakabaho n'iryo terambere Lydia yavugaga riza ukabona umusaza w'imyaka 50, umukecuru w'imyaka 40 n'ingahe 50 n'ingahe ati burya naribeshye mbivuye mukibaza ufite abuzukuru bivuyemo uyu munsi nibwo nyakari bivuze ngo hari ibintu birimo kuza bituzunguza, bisaba rero ko abantu bagomba kubaka ku rutare rukomeye kuruta iyo uri ku musenyi nyine umuyaga uragutwara. Iyo uri ku musenyi umuyaga uragutwara. Bavuze ngo abambere utunga agatoki urenganya ubureminga nibo ubwabo, hari abandi se babifitemo uruhare? Yego, kubera ko buriya hari couple ngewe nzi nk'ebyiri zasenye kubera imiryango yabo bo ubwabo. Yego bari bafite ikibazo, ariko niba abana bateshutse uyu munsi imiryango ntabwo igikora ibintu mbona byariho kera byiza cyane. Wenda hari ababikora bambabarire, ariko benshi mbona batabikora. Kumva ko mwubatse ariko mwubakiye abana banyu, ni urugo rw'abana banyu mugomba gushyigikira. Hagira agakoma niba umugore yakosheje, umukecuru akabwira umuhungu atari ku bundi wamuretse uri mu biki, nkaho wasigasiye babana ngo ubereke ko hari ibyo yego byakwihanganirwa bigasindagizwa bigakemuka. Ntabwo imiryango ikegera abana bagira inama, usanga abantu baterera iyo ntawe umenya ko baraye, ntawe umenya uko baramutse, ntabwo ari byiza yego kubinjirira intambwe ku ntambwe, ariko igihe abana bagize ikibazo imiryango buri wese yegukuru we yishyira, kuko ukurura wawe kuri umukobwa wawe ndagakurura umuhungu we, hagati harimo ubundi buzima bw'abandi bantu murimo kwirengagiza. Niba bafite abana bo murakurura abandi basigare hehe. Ni ukuvuga ngo abantu bumve ko bakwiye gusigasira abana. Niba banakosheje umwana wawe uzi ko ari igihe akosa, umugabona nk'abantu ngenzi couple yatandukanye rwose amakosa yabona we nk'umuntu wo hanze, ariko nk'umubyeyi bakavuga ati ndekera umwana nuko yarame, ukumva ko ibyo yakoze yamye bikora iwawe niwe agomba kubikora kandi bakabimwakira gutyo. Bivuze ngo imiryango yashingiye nayo ababyeyi baba abana bashatse bakwiye kubaherekeza muri urwo rugendo. Ba pasiteri cyangwa abapadiri babasezeranyije bakwiye kubaherekeza muri urwo rugendo. Ya mirenge abantu mu buyobozi butandukanye babasezeranya mu mategeko bakwiye nabo kubaba hafi. Babandi ba marene Lydia yavugaga nushaka marene w'ifoto cyangwa pare uzaba asa neza cyangwa uzagutwerera menshi, nugira ikibazo ntabwo ari we muntu uzakuraho igitekerezo. Ukwiye gushaka wa muntu aho abo bose bazananirwa, wa muntu nawe akakwegera akakugira inama. Ruvuga ngo urugo ntabwo nubwo ruba rurwa bari abantu babiri tubona, hari abandi bakwiye kurusigasira, ariko ibyo bakora byose bihera kuri ba nyir'ubwite bwabo. Anne mukanya ugeze uwa kutemera n'ubundi n'indahiro abantu bakora harimo imirongo utemera. Cyane cyane akaramata. Wenda si n'akariya karamata mvuga hariya, ahubwo ni akaramata umuntu yahawe ngo soma ibi. Kuko buriya ari wowe wakiyandikiye ukabuzi neza ngo nemereye kanaka kuzabana nawe akaramata, ukabyiyandikira, biba bivuye mu mutima wawe wanabitekerejeho. Simvuze ko arizo mpamvu zatuma abantu batabiha agaciro ko n'undi baba babisomye cyangwa babirahiye, ariko ntekereza ko indahiro nziza ari iy'umuntu yakwiye gukura mu mutima we. Jewe nkagira ibyo nemerera mugenzi wanjye mbikuye mu mutima wanjye nzi ko nzanabishobora. None se irandahiro kwiba ari imwe, twese baba bazi ko biriya bintu tuzabyemera tukabishobora, cyangwa ubisezerana kugira ngo bagusezere, ubirahira kugira ngo bagusezeranye utambuke nyine ubone uwo mugisha cyangwa se mu murenge baguha icyo gipapuro. Ariko si impamya ko jewe hari ibintu banyerekaga ngasoma kavuga ariko nyine usiye ko n'ubundi niyo naba ntaje gusezerana hano bitambuza gukunda uwo nkunda cyangwa nkorane nawe ubukwe no mugenzo cyangwa umuhango nk'iyindi. Ariko ntekereza ko bakwiye kujya bareka abantu nabo bakareba imitekerereze yabo. Niba bagiye kugukorera indahiro, kuki bagukorera indahiro? Baretse umuntu akirahirira indahiro ye azironga zibabona ko ibyo bintu arahira bitandukanyije n'amategeko, wenda bitazateza ikibazo, bakabisuzumana ubushishozi mu bwenge bwabo n'ubushobozi bwabo. Ariko ibyo bivuga ngo igihugu cyose kizarahira indahiro imwe, ntabwo twese twemera bimwe, ntidutekereza bimwe, ntidufite amagambo amwe, ntidufite n'imitima ikurura ibintu kimwe. Ni byiza ko iyo umuntu yiyandikiye ikintu, niba ari ako karamata nkakiyandikira, na mugenzi wanjye yazambwira ati ariko iki kintu si we wakivugiye, nanjye umutima nama wanjye wazambwira ati ariko iki kintu ntiwakivuze, ntiwacyemeye, ntiwakiyandikiye ukakivuga n'imbere y'abantu. Nubwo wenda umutima wawe wazabwira ati ariko rero warahiye ibi n'ibi. Hari na wumvise urugero rwiza uriya mupapa yaduhaye. Niba ugeze ahantu bakabigisha iminota 15 gusa ntimuzi ikibazanye, twebwe tubwira ngo ntabwo gusa nimubizi, abantu b'abanyamakuru se ntimubizi ibibazanye, byose murabizi mwirirwa mubibwira abantu, bumva ko abantu babizi, ariko nyamara hari abantu baba batanabizi. Bivuze ngo rero zirandahira ubwazo zifite ikibazo.
uragenda akaguha indahiro yateguye ariko umutimanama n'ubwenge bwawe n'ubwonko bwawe ntigeze abitegura nta nubwo azi uko biteguye wowe ugafata ya ndahiro kugira ngo wuzuze amahame n'amabwiriza ahari hanyuma witambukire ariko mpamya ko baretse abantu bakiyandikira ibyabo ni nabwo wamenya ibyo umuntu yemera n'aho azagarukira hari akantu nari nibagiwe mu kanya mvuga ngo hari pressure abantu bafite ariko hari n'urubyiruko rushaka kumva ko urugo ari ubuhungiro hari abantu tuganira bakiri batoya akakubwira ngo reba ngo ndangije kwiga ngo nabuze akazi ngo none se nkora iki reka nshaka umugabo ukagira ngo umugabo agiye kuba banke izajya iguhemba nk'aho yaguhaye akazi ni ukuvuga ngo abantu bumve ngo niba wowe ubwawe wumva kwitunga ari ikibazo bikugoye reka tubivuge uko biri abanyumva babare wenda n'inkoresha imvugo ikakaye ariko ndagira ngo tubyumve uko biri niba uyu munsi ane ntashobora kwigurira n'agakamambiri bikenera ko hari undi muntu uri buze kunsapotinga ntabwo mvuze ko abadafite amafaranga badashobora gushaka ariko niba icyo ukeneye cyose wumva uzakibona kubera ko washatse umugabo cyangwa uzakibona kubera ko washatse umugore kuko hari n'abahungu tujya tubona bagenza gutyo bivuze ngo ufite ikibazo cya mbere ku itangiriro kuko ntuzi neza niba aho uzagera uwo muzabana ushaka kujya gushaka ugatura ibyo bibazo byawe yiteguye kubyakira ngo akubere manager gerwa guhereza ibyo ukeneye nk'aho ari cyo cyakuzanye muri urwo rugo mu yandi magambo umuntu yakumva ko ubuzima bwanze gahunda ari ugushaka umugabo cyangwa ari ugushaka umugore ahubwo banza uryoherwe n'ubuzima ukubayeho wishime niba ufite na dukeya tukunyure none ugera mu rugo bizakorohera kurubamo ariko nugera mu rugo wumva ko uhunze bya bibazo ubupfubyi ubukene byose ubushomeri ugiye kubikemurira mu rugo uzajyamo niyo ushaka nushaka uzaba ushatse babandi tujye dushyingira kabisa ukabona ko ashatse umuntu ungana n'uwamubyara ariko ntabwo uzanezererwa aho hantu kuko ntiwajyanyweyo n'urukundo wajyanyweyo na support iyo support n'undi wese yayiguha mutabana ariko nujyayo ushaka umuntu uzagusapotinga mu buzima nta rukundo uzabona nta munezero uzabona kandi ibyo bidahari urugo biragoye kurubamo no kurukomeza no kurwishimira biravunanye rero abantu banumve ko niba ubuzima bukubihiye cyangwa butaryoshye cyangwa utabashe kubaho uko ubyifuza witekereza ko ibyo wabuze ku bwawe waburiye iwanyu waburiye mu buzima bwawe wabashaka kwibeshaho uzabibonera mu rugo uzajyamo kuko ntuzi niba uzabibona ushobora no gusanga binahari ariko ntunabihabwe kubera ko nyine wasanze biri aho nyine ni ukuvuga ngo buri muntu wese yumve ko afite uruhare kugira ngo urwo rugo ruzabe rwiza kuruta uko uzagerayo uri umuntu nyine ukeneye ko bagusapotinga ku bintu byose ese wowe utekereza iki kuri cya kintu umuntu yarabaje nkakibaza agakwerere kijyanye nawe gati nabyo gatanya twe kuzibonamo nk'ibibazo gusa nibyo hari ibyo navuze kare ni ukuvuga ngo wa muntu hari umuntu wahisemo afata umwanya we ashima umuntu barabana ariko biranga incompatibility ibaho umuntu rwose n'undi ntibahuze bishobora kubaho mbere hari icyabisobye uyu munsi ubuzima bwakomeza mukabona ntibivamo ntabwo nshyigikiye ko rwose mwazatandukana byabaye n'amahane n'intonganya nk'uko n'ubundi abantu use ntushobora gukundana n'umuntu ariko ntimubashe gukomezanya urugendo kandi mukababajamo mugahura mukaganira akaba yagufasha mu gihe ugize ikibazo cyangwa nawe ukamugoboka ariko ibyo kubana ntibyakunze mu yandi magambo abantu bari kunavuga ngo ni ukugira ngo batazicana ahubwo umuntu nabona nawe na mugenzi we bidakunda izo nzira zose yazigoragoje akabona bidashoboka gihe kigikira ko uwo muntu yafata inzira agaha amahoro mugenzi we mugatandukana umwe akabaho ubuzima bwe n'undi akabaho ubwe kandi mukabaho gipfura apana b'abantu bagenda umwe ahacira ayahacisha umuriro mwarakundanye mwarabanye mwasangiye ubuzima mwasangiye amaraso mwe gukurikizanya ibintu by'imiriro n'imijugujugu ahubwo murebe icyababanisha nimubona kidahari mutandukane hakiri kare hatarazana izo ntonganya n'induru abantu ariko bahita batekereza ku ngaruka bigira uko gutandukana k'uwo muryango cyane ziteye impungenge hari ingaruka reka nguhe urugero ingaruka za mbere zikomeye twe nk'abantu wenda umuntu mukuru aratekereza ati bariya abana barajya hehe none se numwizirikaho nawe akakwizirikaho mudakundanye nibyo wa wundi yavuze numara gupfa bazajyayo at least ntibafite aho bajya se urahari nawe arahari muzabarira kuko ni inshingano nibyo navuze nyine gutandukana gipfura mukibuka ko mufite umuryango mwari mufite abana banyu ntibazandagara mwashobora kubarira niba ari ufite ubushobozi cyangwa undi akamufasha cyangwa mukunganirana nk'ababyeyi ntabwo kuba mutabana bivuze ko ntabyo mwakorana ubu se ntushobora gukorana NGO n'umuntu w'inshuti yawe kandi atari umugore wawe cyangwa umugabo wawe NGO yanyahomba se kubera ko mutabana mu nzu ntabwo bikunda umuryango nawe institution nk'uko uriya mupapa yabivuze ariko ya institution mushobora no kuyisigasira cyangwa mugasigasira imbuto zavuye muri iyo institution mwakoze mutakira umuryango umwe ubana hamwe umwana akaba hano akaba hariya bagira ibikomere ariko yazakomereka cyane abaye imfubyi kuruta uko yakomereka kureba nibura ukamuganiriza ukamwereka ko bibaho nyine akabona ko ari ubuzima kandi bishoboka kuruta uko yazaba imfubyi akagerwa avuga ati n'usigaye cyangwa nawe ubwawe urupfu umuntu mu isaha ye ya nyuma akavuga ati iyo mbimenya cyangwa iyo nkizo amagara yanjye